I've always known my tongue was extremely long. Can you show us your tongue? Would you like to see? Yeah, I do. That is insane! Mwiriwe neza abantu beza. Murakaza neza kuza kwijambo ry'ukuri. Uyu munsi tugiye kureba abantu bafite imibiri itangaje idasanzwe ku buryo bamwe yabateye abantu ubwoba abandi bakababera igisubizo cy'uko ubuzima bw'umuntu butagira imbibi. Nkuko mugende wongera mubibona, abo ni abantu rwose bagiye batandukanye, bagiye bafite imibiri idameze nk'iy'abandi, harimo abafite imisatsi miremire, abafite umubiri munini, nkuko tugiye kuba tubireba muri iki kiganiro. Reka dutangire. Tega amatwi wumve maze ukore like, subscribe no muri comment utubwire uwo wakunze kurusha abandi. Umwanya wa mbere turasanga Adriana Lewis, the queen of tongue-tastic trick. Nkuko mubona ni Adriana afite ururimi runini ku isi, kandi umuntu ufite ururimi runini rwiza afite ururimi nkaho yagiye amenyekana kuri za Facebook, Twitter, Instagram, kuko rero umuntu ufite ururimi runini aho rupima santimetero 5. Ngaho n'ibyibaze santimetero 5 kubibaza kugira ngo umuntu afite ururimi yagiye atsinda ibikombe byinshi, yenda atsinda amarushanwa menshi, kuko uyu mukobwa akaba ari umuntu ku isi waruyarurimi ufite ururimi runini ku isi. Akaba n'abandi muntu namuyiga, akaba yaranditse mu bitabo bya Guinness World Record, akaba nawe yarabyanditsemo. Nkuko mubibona rwose uyu ufite umuntu ufite ururimi runini ku isi. Umwanya wa kabiri turasanga Svetlana Pankratova. Pankratova ni umugore w'umunyarussia uzwiho kugira amaguru maremare ku isi ya rurema. Ku burebure bwe bwose amaguru yegera hafi metero 1 na santimetero 32. Yabaye mu gitabo cya Guinness World Record nk'umugore ufite amaguru maremare cyane ku isi. Kugenda kwe biratangaje, ariko ibikorwa nk'umuntu wibereye mu buzima bwe busanzwe. Nkuko bibona nyine aba yibereye ni ibintu bye bisanzwe, nta kibazo rwose afite. Ibihembo bagenda bayimuha nk'umuntu nyine ari we, kubera ko ari we muntu munini ku isi rwose. Uri kumva ko uyu muntu ashobora kuba atangaje. Aha naho turasanga umugabo bita Paul Sturgis. Paul ni umugabo muremure cyane ku rwego rwo hejuru. Yabaye umwe mu bantu barebare ku isi, kandi imiterere yamugize icyamamare cyane mu binyamakuru no muri sinema. Uretse uburebure bwe, afite imiterere y'umubiri w'intwari. Nkuko mubona uyu ni umugabo bita Paul, ngira muri kumubona ukuntu areshya, kandi akaba ari umusore mutoya rwose ku myaka ye 32 rwose. Nkuko mubona akaba atoza abana gukina basket, kandi akaba ari umukino akunda cyane. Paul Sturgis ni umuntu watwaye ibikombe byinshi mu gukina basketball, kandi kugera n'ubu ngubu aracyabitwara ibikombe rwose. Ko mubona rwose arasimbuka agakubita muri paniye atiriwe yitera cyangwa se ngo abe yakwirirwa yijugunya cyane. Nanone tukaba tugiye kubona undi umukobwa bita Zhang Julian. Zhang Julian ni umugore wo mu Bushinwa, yabaye umugore muremure cyane mu mateka y'abantu. Avukiye mu cyaro, ariko uburebure bwe bwatumye yinjira mu gitabo cya Guinness. Yari afite metero 2 na santimetero 48 z'uburebure mbere y'uko yitaba Imana. Uyu mugore akaba ari umuntu wakundaga abantu, agakunda ubutwari, kandi agakunda imirimo. Nubwo yari muremure, yavugaga ko byamubangamiraga, kuko nk'iyo yabaga ari mu bintu cyangwa mu nzu iwabo, cyangwa se ari nko mu modoka, byaramubangamiraga cyane rwose, cyangwa se kumubonera imyenda imukwiriye neza. Akaba yari afite n'uburwayi bw'igifu. Uyu mukobwa nyine rwose akaba ari umuntu w'intware, nkuko muri kugenda mubibona rwose. Twagarutse tugakanye Tio Chico, the ice popping legend of Brazil. Tio Chico ni umuntu uzwi cyane kubera kuba umwe mu bantu bafite amaso maremare, ashobora kuva mu mutwe ukagira ngo ni nk'igisimba cyangwa se undi muntu utangaje. Tio Chico umubiri we wose ubona ari umuntu muzima, ariko nk'iyo ari gusohora amaso mu mutwe ubona ko ari umuntu utangaje rwose. Yabaye icyamamare muri Brazil kubera ko amaso ye yamukoreraga ibintu byiza,
kandi akaba yaratumye ahise icyamara hose, akaba yaratwaye n'ibihembo bya World Guinness Record kubera ko amaso ye yamufashije kugera ku bintu byinshi rwose. Nk'uko mubibona abana nibo bakunda kumureba, ariko n'umugore we yamurebye agira ubwoba kuko abona ari nk'uruno rw'urusimba cyangwa se ari nk'ikintu giteye ubwoba nyine, kuko afite amaso ava mu mutwe yose. Tukaba tuhasanze Pauline Potre. Pauline Potre yabaye umugore ubyibushye cyane kandi nabi, akaba yarageze ku buremere burenga ibiro 300. Nyuma yo kumenyekana yagiye mu bikorwa byo kwigisha abantu kubana neza n'abantu, kandi ukajya ugabanya ibiro byawe ku buryo budasanzwe, ndetse yatangiye no gukangurira abantu gushaka uburyo bwo kubaho neza hatitawe ku mubiri. Nk'uko mubibona umugore Adamu yagiye akora ibintu byinshi, akora amasiporo, ariko muri kubona ko umubiri ari munini pe. Kuri uwo mwanya naho tukaba tuhasanze Richard Kelly. Richard Kelly yari umukinnyi wa filime uzwi cyane kubera uburebure bwe n'amenyo ye yihariye. Uyu mukinnyi akaba ari umukinnyi wa filime nka James Bond uzwi cyane nka Jewis. Akaba yaramenyekanye kubera igikundiro cye n'ukuntu yakiganiraga neza ukari. Uyu mugabo ko mumubona afite amenyo adasanzwe, ku buryo ashobora gufata icyuma akagihekenya kandi akagicira cyabaye ifu. Uyu mugabo bajyaga bakunda kumufungira mu magereza, ariko kubera ukuntu afite amenyo akomeye akayatoroka kandi akayatoroka neza. Aho bagiye kumufungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko amagereza yose yari yaciye amazi. Nk'uko mubona ni umuntu ufite imbaraga cyane, ni ikigabo kirekire nk'uko muri kugenda mukibona. Kuri uyu mwanya tukaba tugiye kuhasanga Ram Singh Chowhana. Uyu mugabo wo mu Buhinde yaranzwe no kugira ubwanwa burebure cyane kugeza ubwo bwamukingaga mu gituza hose. Yabaye icyamamare ndetse anashyirwa mu bitabo bya Guinness World Record nk'umuntu ufite ubwanwa burebure ku isi. Tuhasanze Pandongo Tribe. Aba nibo bantu hari ubwoko bwa Pandongo, aho bazwiho gutwika iminwa ikayimba bakayishyiraho amapuleti manini. Ibi babikorera nk'umurage wa kera kandi babifata nk'ubwiza. Ni igice cy'umuco wabo utangaje kandi wihariye, aho umuntu utabigikoze bamwirukana mu muryango, kandi ko bino bintu bagenda bashyira mu ijosi bibagira abantu bagira ijosi rirerire kandi ryiza. Tukaba tuhasanze Mandari Salari. Mandari Salari akaba ari umugore ufite amaguru aremereye cyane ku isi. Uyu mugore afite amaguru apima ibiro byinshi cyane kurusha abandi igice cyose cy'umubiri we. Nubwo ahura n'imbogamizi mu buzima, yashoboye kubaho, gukora no guhangana n'agahinda abifashijwemo n'abaganga. Kuri uyu mwanya tukaba tugiye kuhasanga Ayana William. Ayana William ni umugore ufite intoki z'icurizo ry'uburemere. Ayana William ni umugore ufite intoki ziriho inzara nini kandi nyinshi kandi zibaga, aho zishobora guhagarara mu kirere kidasanzwe, bikagaragara nk'uko bitari by'ukuri. Ibyo abikora mu myitozo y'umubiri ndetse binashobora kwifashishwa muri filime z'ubushakashatsi cyangwa imikino y'imbaraga. Wowe se ni ndaguteye amatsiko kurusha abandi? Siga igitekerezo aho hepfo muri comment, ukore like kuri video ndetse unakande subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi video nk'izi. Murakoze kubana nanjye, reka duhorane muri izi nkuru zitangaje nka zino.